twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhuriye ahangaha kuri buri munsi kubera Imana Nyagasani araduhamagaye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, niduhumure, dufite Yesu, dufite byose, dufite ibyishimo bikomeye kuri iki cyumweru cya 14 gisanzwe tariki 3 Nyakanga 2022. Ubwo tujya gusoma urwandiko rw'ibyishimo Imana yatwandikiye, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 66 umurongo wa 10 kugeza ku 14. Nimwishimane na Yerusalemu, mwebwe mwese abayikunda, nimuhimbarwe, nimusabe ibyishimo hamwe nayo, namwe mwese abayiririraga, muzonka amashereka kandi muhazwe n'ibere ryayo ribahumuriza, nimukomeze mwonke kandi muryoherwe n'ibere ryayo ryarese. Uhoraho avuze atya: dore ngiye kuyiyoboreraho amahoro atemba nk'uruzi, n'ikuzo ry'amahanga rizabasendereho nk'umugezi. Muzamera nk'abana bari kwibere, bahagatirwa kandi bagasimbagizwa ku bibero. Uko umubyeyi ahumuriza umwana we, nanjye niko nzabahumuriza, maze muri Yerusalemu muzahumurizwe. Muzabibona, umutima wanyu uzasabagizwe n'ibyishimo, ingingo zanyu zizatohagire nk'ibyatsi. Ikiganza cy'Uhoraho kiziyereka abagaragu be. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 66. Mahanga yose nimusingize Uhoraho, nimurate Imana. Mahanga yose nimusingize Imana, nimurate Uhoraho. Mahanga yose nimusingize Imana, muririmbe ikuzo ry'izina ryayo, muyikuze muvuga ibisingizo byayo. Nimubwire Imana muti: mbege ibikorwa byawe biratera ubwoba. Abatuye isi bose bapfukamye imbere yawe, bakagucurangira baririmba izina ryawe. Nimuze mwirorere ibikorwa by'Imana, iyo abantu batinyira imyato. Yahinduye inyanja ubutaka bwumutse, n'uruzi barwambuka ku maguru rwakamye kare. Niyo mpamvu tuyigirira ibirori, kubasha bwayiraganje ubuziraherezo. Abubaha Imana mwese nimuze mwumve, mbatekerereze ibitangaza yankoreye. Imana iragahora isingizwa, iyo itirengagije isengesho ryanjye, cyangwa ngo ireke kungirira ubuntu. Isomo rya kabiri ryo mwaka wa Mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 6 umurongo 14 kugeza ku 18. Bavandimwe, ngewe nta kindi nakwiratana kitari umusaraba wa Nyagasani wacu Yezu Kristo. Niwe iby'isi bibambiweho, nanjye nkaba mbibambiweho. Kuko ntacyo bimaze kugenwa cyangwa gutagenwa, ahubwo kuba ikiremwa gishya. Abakurikiza iri tegeko bose bahorana amahoro n'impuhwe, bo na Isiraheli y'Imana. Ahasigaye ntihakagire undushya, dore ngendana mu mubiri wanjye inguma za Kristo. Bavandimwe, ineza y'Umwami wacu Yezu Kristo isakare imitima yanyu, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku 12 n'uwa 17 kugeza ku 20. Muri icyo gihe mu bigishwa Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati: imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto. Kandi mwinde guhera mu nzira muramukanya. Urwo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti: amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azabasakaraho, nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, mwe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarya ibyo babahereje. Mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti: ingoma y'Imana iba ari hafi. Naho rero umujyi wose muzinjiramo ntibabakire, muzajya mu materaniro yabo muvuge muti: dore n'umukungugu w'umujyi wanyu wadufashe ku birenge, turawukunguse kandi turawubasigiye. Icyakora mubimenye neza, ingoma y'Imana iri hafi. Ndabibabwiye, kuri wa munsi w'urubanza Sodoma izababarirwa kurusha uwo mujyi. Babigishwa uko bari 72 bagaruka bishimye cyane bavuga bati: mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati: koko nabonaga Sekibi ahanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara nimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Iyo ni Ivanjili ntagatifu.
nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Bakristo bavandimwe, nitwishime tunezerwe kuko Kristo yatwitangiye. Ngo umwana bahirutse kumubaza bati, ngaho mbwira igihe wishimye mu buzima bwawe ku buryo bukomeye. Nuko umwana arabasubiza ati, nishimye bikomeye cyane igihe mushiki wanjye yashyingiwe. Nuko ngo barongera bamubaza bati, none se uwo munsi wari wamudonereye? Nuko arabasubiza ati, oya, ahubwo kuri uwo munsi niho nariye cyane bikomeye, ndarya ndanywa ndadabagira uko mbyifuza pe, naho mpagaze hejuru, naho uri kuncungacunga, ndongera ndarya ndya inyama uko mbyifuza, ndazirya ye, ndisanzura ku nyama pe, naho mpagaze hejuru. Uwo munsi narishimye bikomeye cyane, ni nawo munsi mperuka guhaga. Bakristo bavandimwe, mu gihe ibyishimo by'umwana ari ukurya inyama agahaga kazisanzura uko abyifuza, ibyishimo by'umunyeshuri ni amanota menshi, ibyishimo bya muganga ni uko umurwayi akira, ibyishimo by'umukinnyi ni ugutsinda agatwara ibikombe byinshi sinakubwira. Aka kantu ugiye kuvuga cy'akarongo ni ibyishimo by'umukristo, ni ukuba ari kumwe n'Imana, ni ukunyurwa n'Imana. Nk'uko mutagatifu Irene abivuga ati, la vie heureuse de l'homme c'est la vie de Dieu. Ngo umuntu ubuzima bwe nyirizina bwo guhirwa, kugira ngo umuntu ahirwe ni ukuba ari kumwe n'Imana, ni ukubona Imana. Iyo utarabona Imana ntabwo ushobora guhirwa by'ukuri. Ibyo uzashaka byose mu gihe utari gushakashaka mu Imana, ntabwo ushobora guhirwa. Bakristo bavandimwe, iki cyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe kiraryoshye cyane pe, wagira ngo cyitwa layetare, kwishima. Amasomo yagiye agaruka ku byishimo, kandi burya ibyishimo n'amahoro ni ipata n'urugi, ntibitana. Kandi ufite amahoro afite n'uwo yamuhaye. Hari igihe kenshi tugira umutekano ariko tukabura amahoro, abaturinze bakaba benshi, ariko nta mahoro dufite imbere. Yamvuga igira iti, akaryoshye ntigahora mu itama. Uko dukomeza twicuza ko ibyishimo byacu ngo bijye kurangira, ni ibiduhutura ko nta wifuza imibabaro, nta wifuza intambara, nta wifuza byacitse mu rugo rwe, nta wifuza za bombori, nta wifuza bakirabiranya, bakajagamba, bakidobya, kuko nyine aho ngaho ntaho uhushura ibyishimo. Twese rero tukaba dushaka ko byatinda, ariko se babyeyi, wasanga none ibidushimisha ari ibihita ako kanya, bya bindi bitaramba, bya bindi bidushima, bikadushimashima, hanyuma bikaza kudushimuta. Aho guharanira ibyishimo biramba, ya mahoro y'ukuri atangwa no kuba ndi kumwe n'Imana yonyine, ya mahoro ya Kristo yayandarambye, ya mahoro Yezu ashira ngo twebwe dushishe, hahandi Yezu yitanga kugira ngo tugire ubuzima, Yezu akababara kugira ngo tubabarirwe, ngo twishime. Kubw'iyo mpamvu rero bakristo bavandimwe, hamwe n'amasomo y'ibyishimo y'uyu munsi, ari mu ituze, ari mu ihumure, ari mu icyizere, turifuza ko nawe twambura ibi byishimo natwe, ngo dukure ku nyama nk'umushi nyine, ngo abe yadukura ku Mana nk'umukristo. Mu ngingo nziza tujye kuzirikana igira iti, aho ugomba gushakira ibyishimo, aho nihe mukristo muvandimwe? Ese ni mu ikabare kwishimisha, ni mu isoko, ni mu nzu y'indaya, ni mu minsi mikuru akaho mwana wishima gusa igihe ahaze inyama ku munsi wa mariage ya mushiki we? Mukristo, ibyishimo byawe ubikura he? Aho tugomba gushakira ibyishimo, baca umugani ngo umudiho uva mu itako. Mu isomo rya mbere turumva Imana itanga ibyishimo ku muryango wayo. Mu bice bitatu bigize igitabo cy'umuhanuzi Izayi, isomo rya mbere niryo mu gice cya 3 Trito Izayi, aho nyuma y'uko umuryango w'Imana uvuye mu ijyanwa bunyago i Babiloni, bemererwa kubaka ingoro n'umwami Sirusi. Ariko nubwo bagarutse mu gihugu cyabo, bari bafite ibibazo byinshi by'uruhuri. Icyambere bari imbarwa, imponoke, bari bake. Kabiri, hagati y'abayobe, abagomeramana, ababarenganya, n'abandi benshi. Noneho iki kintu gikomeye cyane, bari kogeza imico y'abanyamahanga, bakwiyo hirya nyine mu bigunda mu banyamahanga, kohoka kubigirwamana cyane, n'abandi bari kurenganya abandi, bagaca mu muryango w'Imana le petit resemo igikuba, le désespoir. None rero igice cya 3 kiza kije gukomeza fortifier abo bashidikanya, badandabirana, akamvugo ngo ibyiza biri imbere. Umuhanuzi akabereka ko ibyiza biri imbere, nguko guhumuriza, gukomeza. Uguhora yagize ati, uko umubyeyi ahumuriza umwana we, nanjye niko nzabahumuriza, maze muri Yerusalemu muzahumurizwe, muzabibona umutima wanyu usabagizwe n'ibyishimo. Amen. Mbega icyizere kiri aha babyeyi, uzi guhumurizwa n'Imana ubwayo, ikagutuma ati
umva bya bibazo biri imbere yawe mukanje kuguha igisubizo. Cyajya aho ugeze ahaga hakomeye, uri mu bibazo byaburiwe ibisubizo, uri mu burwayi bwaburiwe umuganga, bwaburiwe umuti, nuko Imana ikakubwira iti humura mwana wanjye, komera, ishime, nezerwa, komeza watangiye wicika intege, turi kumwe. Erega Imana ikaba yanakoherereza n'umuntu ugufasha muri ibyo bibazo, wamugira neza, wa mumarayika, n'andi magambo menshi y'ihumure n'ibindi bimenyetso byinshi Imana yakoresha kugira ngo ikwigarurire, yongere kugarura umurongo mwiza, iguhumurize. Yamana idahoma gukoresha ijambo ryabo rya buri munsi, rero hahirwa biyumvana umutima mwiza kandi bakarikurikiza nyine. N'umuririmbyi waza buri uyu munsi aratangarira impuhwe z'Imana, aturatira cyangwa duhamagara gusingiza Imana buri gihe, kuko ibikorwa byayo ari agatangaza. Amen. Baca umugani ngo umusore utiraririye ngo ntakura inkumi iwabo. Kwirarira, kwiyemera bihuriye he n'amasomo y'uyu munsi? Ese ngewe ni inkumi niratana? Ni abasore beza niratana? Ni abagore, ni abagabo beza niratana? Cyangwa niratana ineza y'Imana, Imana yangiriye, ibikorwa Imana yankoreye, ibitangaza Imana idahwema gukorera abandi, nanjye ubwanjye. Akandirimbo ngo niwirata wiratire muri Yezu. Iyi nyigisho yo kwirata muyumve neza uko igenda naho iganisha, ni nayo Pawulo agarutseho, ariko atari ukwikuza, kwiyemera, kwishyira hejuru, l'orgueil, oya, ahubwo kwiratana Yezu, kwamamaza Yezu. Pawulo ati nge nta kindi nakwiratana kitari umusaraba wa Nyagasani wacu Yezu Kristo. Amen, amen. Ngira ibendera ryacu ba Kristo, natwe tugomba kwiratana Yezu Kristo ku musaraba. Ngaho umukristo akora ibyishimo nyabyo ku musaraba, kwiratira muri Nyagasani, kuba umukristo Yesu umusaraba, bya byishimo bituruka ku miruho, ku mvune, mu magorwa, kwitangira abandi, kwitanga, mu gukorera abandi nk'umugaragu nyine nka Kristo, umugaragu mukuru. Aha rero ushobora kuba ufite ibintu byinshi bya mirenge, amafaranga sinakubwira, imitungo yewe ukanabitangaho, bakagushima sinakubwira, ariko ukibagirwa icy'ingenzi, uratanga ariko ukibagirwa kwitanga, ukibagirwa umutima wawe, umutima mwiza, ukibagirwa kwisukura, kwiyoroshya, kwitwara neza, kwiratana Kristo, ukibagirwa icy'ingenzi gitanga ibyishimo. Nuko muri ukabujunditse ubugome, ubwambuzi, ubuhabara, uwo ni umubabaro mubi kurusha undi, aho ntibazigera wishima. Rero icyo nuko haranira ibyishimo biva ku Mana kwa Yezu Kristo, aho guharanira amakuzo y'isi ayoyoka nk'igihu cya mu gitondo. Yezu mu ivanjiri y'uyu munsi nizo nama ari kugenda aha abigishwa be, amaze guha ubutumwa, arabatumye muri misiyo, ubutumwa bwo gukwirakwiza ivanjiri ya Kristo, bakamenyesha ko Imana iri hafi yabo. Ahantu Imana iri abari ibyishimo nyine. Luka we avuga abigishwa 72 Yezu atuma, ashaka gutwereka ko Yezu atuma benshi, atuma abakristo benshi, atari gusa ba 12 gusa intumwa, ahubwo imbaga nyamwinshi, ikoraniro riba ryaje gusenga. Urimo nanjye ndimo. Ivanjiri irerekeza kuri apostola, ubutumwa, misiyo umukristo akora nyuma ya ryari, nyuma ya misa, nyuma y'isengesho. Mbese ivanjiri mwayiteze amatwi, ni ngaho tuvuye mu misa, twahuye na Kristo, none tugize gute? Tumushyiriye abandi. Bya bintu by'uko nyine tuba tumaze kumva ijambo ry'Imana, icya mbere, icya kabiri tumaze gutura mu gitambo cy'Ukarisiya, tumaze guhabwa Yezu, kwakira umubiri wa Kristo. Noneho rya jambo risoza ikoraniro umusaseredoti avuga mu Kilatini ati ite missa est, maintenant c'est l'envoi. Noneho igikurikiyeho n'iki? Ni ubutumwa. Ahasigaye nimujye mu butumwa, nimujyana amahoro, mukwirakwiza amahoro. Ni nk'aho umusaseredoti aba atubwiye ati nimujyana amahoro, muvuge ko ingoma y'Imana iba ari hafi. Wa mukristo akagenda mu ngo n'ahandi hose n'abahuye nabo akabwira ati mbazaniye amahoro ya Kristo, mvuye guhabwa Kristo. Akavuga mutagatifu Yohani Mariya Vianney ati noneho ngo nuva gusenga bakakubaza impamvu noneho wibombaritse uri kugenda utuje, uzababwira uti ngwaye Kristo, ngwaye ijuru. Aha umukristo uvuye gusenga abatwaye nyine ubuyezu, ubukristo, abahumura ubuyezu, ubukristo. Yezu ati urugo rwose muzinjiramo mubanze muvuge muti amahoro kuri iyi nzu. Amen, amen. Akaba mugabo wanditse ku gipangu cye umunsi umwe ati ugenzwa n'amagambo ntakangerere mu rugo. Yashaka kuvuga amagambo mabi, amagambo y'umwiryane, amagambo désordre. Nanjye bavandimwe, icyampa ngo aho ngiye mpasige amahoro ya Kristo, noneho sije ntabateranyije, simbe materanya. Akamvugo ngo murakaza neza mudusange, musige mutadusandaje,
muri sanga turabasanganiye. Amen amen. Ariko Yesu muri Ivanjili ko twabyumvise akaba no kuburira abigishwa be kudaheranwa n'amashimwe y'isi, amakuzo, ngo umutsindo mu butumwa, bityo bakaba kwirara kandi byabaho bakibagirwa icy'ingenzi. Ubwo yavuze ati nyamara ntimwishime ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse hehe mu ijuru. Amen. Ngiki cya kita rusange, ukorera iki ijuru? Ibintu byose wakora, niba nta juru uteganya muvandimwe, uri kuruhira ubusa kakubayeho. Ubutumwa bwose bugomba kuba buganisha hehe? Ku ijuru. Ndi umupadiri, nuko nkishima ko nubatse amateme, ibiraro, imihanda, éclairage public n'ibindi bikorwa byose remezo by'amajyambere. Ariko se iterambere rya roho naryo nararikoze, narigezeho? Hari abantu nashoboye kurangira ingoma y'ijuru, nayoboye ingoma y'ijuru. Ese niba narabayoboye koko, aho ngewe wasanga narasigaye inshinze nka cya cyapa kiba kiri ku muhanda kiyobora abagenzi inzira bagomba kunyuramo kandi neza, ariko cyo kigasiga gishinze ku muhanda, imvura ikakinyagira, imbeho ikakinobagura, imiyaga sinakubwira igakinobagura, izuba rikacyasa, imigese sinakubwira. Padiri, masere, frere, wihaye Imana, mukristo, uracyayobora ijuru kandi uracyariyoboka. Ibaze, nanjye ndacyari kwibaza, maze tumenye aho ibyishimo byacu nyakuri byaturuka. Aha, wasanga nishima nka wa mwana wishima yahaze inyama gusa, wasanga nishima gusa iyo ni nko mu ikabare negamiye icupa, nako mu ishyamba negamiye nk'ibyatsi, ariko najya gushengerera nkavayo niruka amasigamana, ngahushura nk'ahari inyabwoya bimaze kumbaba. None se nishima ryari koko? Niba nta byishimo bifite ireme mfite koko, mukristo wishima ryari wowe? Niba atari ukwishima wishima, akacyagitwenye cy'inkoko gishira mu kwayura. Gutya Yesu muri Ivanjili by'umwihariko ya none, ndetse no muri amasomo muri rusange yo kuri iki cyumweru, gutya Yesu antumye mu rugo rwanjye, apostolat de proximité, kugenda nkinjira mu rugo, urugo, inzu, umutima, aho tubana, ngo mbatere ibyishimo, mbasigira amahoro, mbabanire neza. Ngiye apostola iruta izindi babyeyi, apostolat de proximité, kwegera, proche. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika mu rugo rw'abakristo, ngo bari bakize cyane, nuko umugabo n'umugore bakajyana gusenga badasigana, bakajyana no mu mirimo bagasohokana badasigana, mbese hose bakaba bari kumwe. Nuko abantu koko ngo bababonye bakabishimira cyane kubona umugabo n'umugore b'iki gihe bagendana bagasohokana, aho umwe ari undi nawe akaba hari, ngo ntibisanzwe. Aha, ariko ntihagire umenya ibanga bari gukoreraho, niba ari ibati nabyo turaza kubyumva, n'iryo gendana nyine uburyo bagendana. Buri rugo ruba rufite ibanga cyangwa ibati. Murumva ko hagati abari bishimye ndetse n'ababonye bakishima. Nuko ngo igihe kiza kugera, ngo baratandukana ku kazi, ngo barabarimu bombi, umugabo ajya gukora ukwe n'umugore asigara akora hafi aho ngaho. Bya bindi by'uko ntawe ucana umuriro ngo ahishe umwotsi, ngo uyu mugabo akaba yarafuhaga bikomeye cyane, agafuhira umugore we ku buryo ngo yumvaga atamuva iruhande. Aha, kwa kuguma iruhande rwe, ndetse yabona hano n'umugabo uri gushaka kumuvugisha, bari kuvugana, agatangira akabakeka, hafi yo kuza abakeka ngo asaga umugore agiye kumuca inyuma, bigatuma agenda amucungisha impande n'impande kurusha ya za maneko zo kuri iyi si. Nuko umugabo bamaze kumutandukanya n'umugore kuri ako kazi, umugabo ararakara cyane, arabisha uburyo diregiteri w'icyo kigo amwohereje ku kindi kigo. Ariko uyu mugabo au fond akaba ngo yarahawe mitasiyo igiye kwimuka ku kindi kigo. Iyi mitasiyo ikaba nyine ari disciplinaire, ko uyu mugabo nyine yemeraga ku bandi ko ari ufite umugore mwiza w'agatangaza, mbese bamwimura nko kumuhima ngo barebe ukuntu bizagenda, byibuze ko hagabanya kwiyemera no kwirata. Wa mugabo w'imwanga mu nda yibaza uburyo uwo diregiteri agiye kwigarura umugore we, maze afata icyemezo ririnze kuvuga gitari cya kigabo, nta muruva icyo ari cyo, maze abuza umugore we kuzongera kwigisha kuri icyo kigo, hato batazamutwara guhora ku nkeke babyeyi. Aha, komeza mvuga ukuntu bya byishimo bigenda biyoyoka buhoro buhoro, ngo bari bafitanye, ngo babanye neza. Nuko ngo umugore ku bw'itegeko arabyakira, arabyemera, kubera itegeko ry'umugabo, y'amategeko arusha amabuye kuremera. Ariko hagati aho ntiyajyana n'akandi kazi abona. Nuko amaze kugera mu rugo, wa mugabo nanone ntiyashyirwa bya bindi by'uko ukemura ikibazo kimwe ugateza ibindi igihumbi, asigarana ikindi kibazo cyo kuzajya asiga umugore we wenyine mu rugo mu gihe agiye ku kazi. Nuko nanone mu gukemura iki kibazo yubakisha igipangu gikomeye cyane kizitiwe n'amacupa n'ibikwasi, amacumu n'imigera, inzuma z'amashanyarazi.
nuko afungiramo wa mugore we ngo ntazigera asohoka batazamumutwara. Bya byishimo babyeyi. Noneho ntibirarangira, uko ari ku kazi akomeza kugenda ahamagara umugore buri kanya ngo yumve niba ntaho arajya akiri muri icyo gipangu. Ubwo iby'akazi ntabyikoze, agahugira kuri telefoni. Nuko nanone kera kabaza gusigarana ikindi kibazo cy'uko ashobora kuzagira ibiyuku bimwinjirana bikamusanga imbere, navugaga umugore we, bikaba byamutwara. Nabwo mu gukemura iki kibazo ashakana n'umunyamutekano w'imbaraga uzajya urinda urugo rwe. Birumvikana ngo wasanga n'intwaro yari irimo. Nuko nabwo amaze kumuhageza, wenda hari uwagira ngo byarakemutse, nanone asigarana igihunga ko wasanga umunyamutekano w'umugabo w'ibigango ari uzajya wirwana n'umugore we akamwigarurira. Ngeza nkeke babyeyi, murumva ababyeyi hagati aho amafaranga ari guhashirira. Utekereze n'ibyo binjizaga byaragabanutse bitewe n'uko umugore nyine nta kazi akiriho, ahubwo depanse ziri kwiyongera, ibikenerwa biri kwiyongera ku buryo bukaze. Urabona ari gutanga depanse zo gucungisha umugore zibaye nyinshi, wa mugore we mwiza aho gatangaza. Nyuma y'igihe kirekire wa mugore ari mu rugo bya bintu byo konya kibatarara bushyitsi, ngo yaje kurwara indwara z'uruhurirane, umwijima, diabete n'umutima. Abahanga murabyumva ko nyine umuntu udasohoka nyine wigunze ibirwara bishobora kumwirohaho. Ndiyinyagambura nyine uko kudasohoka nirinze kuvuga ko ameze nk'imfungwa, imfungwa yo mu rugo ifungishijwe ijisho. Iyo niyo mbi cyane kurenza izindi. Sinza kwirirwa mvuga uburyo uyu mugabo igihe cyageze bakamwirukana ku kazi, kuko nyine murumva ko atigishaga, yari ari gukora umurimo wo gucungacunga, yiyemeza kujya kurwaza umugore we. Mwumve nanone ubu yagiye kumukurikirana no mu bitaro mpaka niba ari urukundo ntumbaze, ngo kugira ngo hatazagira umumutwara. Nabwo siniyo mvuga uburyo urugo rwaje guhangirikira, ibibazo bikomeye by'ubukene birarwibasira, kandi barahoze ari abakire, barahoze ari abanyamafaranga bishimye, baradabagiye. Ariko ndashaka gutinda cyane kuri uyu mugabo ufuha cyane, ku buryo iri fuha yaje kuzana ibikomere by'imisaraba itabarika mu rugo rwe. Nuko bya bindi by'abandi babonaga ko ari resebusiyo, ibyishimo bikaze, bikagenda bihinduka desebusiyo, umubabaro. Kandi kuko kugenda hamwe n'umugore we ngo bitari bisanzwe nyine, ahubwo ko atari ukugendana, ahubwo kumugendaho, ko atari ukumukurikira, ahubwo kumukurikirana. Nguko uko dufuraha tugafuha, tukibwira ko ari ibyishimo turimo, kandi turi gushiririza abo tubana. Twarabafungiye imbere mu mitima yacu. Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru cy'ibyishimo, nk'uko Yezu adutuma mu ngo iwacu aho tuba, ngo naho duhasakaza amahoro, ngo ujya kurisha ihera ku bwatsi, ihera kuri urwo rugo nyine. Twebwe rero ibyacu tukaba twasakaza inabi aho tuba ndetse na mu bo tubana, tugafuraha bikadutera gufuha no gufuruta bitabuze, tukiyemera ngo twarakize, tukaba twakwirata tukiyemera. Ariko nka Pawulo, niba wirata niwiratane Yezu. Niba utiratana Yezu ukakubayeho, ibyo byose ufite ni zeru. Niba ukize ariko aho mubana ubica warabafungiranye, aho ngaho urakennye, uri umuhanya. Ubwo ni ubukene bwo mu mutwe. Urakize ufite ibintu byinshi, ariko mu mutwe shwi urakennye, ubuze urukundo, ukeneye Imana, wabuze ibyishimo muri wowe. Niba utishima mu mubana ukabafungirana mu gipangu, uri umukene, nta byishimo biraho. Muse n'abarura ziriya nshuro zose, uyu mugabo yirukanse ku byishimo, kwihirwe, ariko ntarigereho, uko nyine yarishakiye aho ritari, arikunda agakabya kugeza nubwo afungirana umugore mu gipangu. Kweri babyeyi, mbega igihombo kiraha. Nta byishimo wagira niba uwo mubana atinyagambura, niba uherera mu gucungacunga uwo mubana umuhimbahimbira ibinyoma, aho nawe watinyuka ukavuga uti amahoro muri iyi nzu. Ngaho bivuge tukumva uyu munsi, bibwira uwo mubana. Mugabo bibwira umugore wawe, mugore bibwira umugabo wawe uti amahoro muri iyi nzu, amahoro muri iyi nzu, amahoro muri iyi nzu. Yava hese utayazanye? Ninde wayashyiramo utayateruye ngo yazane? Ariko ni amahoro ya Kristo, ibyishimo bya Kristo. Ushobora kuba ufite amafaranga iryaguye, urara muri za etaje, amazu akomeye cyane, ariko niba utanyurwa, iryo jambo babyeyi, kunyurwa n'Imana. Niba nta rukundo ruri iwawe, ukaryama ku muguruko, ukarya ku muguruko, ukabyuka ku muguruko, intonganya sinakubwira. Aho ngaho n'indiri ya Sekibi. Akamvugo ngo ushobora kuba ufite amafaranga menshi cyane,
ukaba wabona amafaranga wagura igitanda ariko ntiwabona amafaranga ugura ibitotsi, ntiwabona amafaranga ugura ibyishimo. Ikiruta rero kuri iki cyumweru bakristo bavandimwe ni ugushaka ibyishimo tukamenya aho twabyishakira. Ngwino rero twizirike kuri Kristo nta buryarya bwa bundi buza guturyaryata, maze tumuronkereho ibyishimo kuko niwe mahoro, niwe byishimo. Ubundi nakubwiza uko niwe hakwizera abantu, abagore beza, abagabo beza, abo mukorana ngo beza, ababosi beza, bazagutamaza abo bose. Ariko nakubwiza ukuri, akantu gace uturongo dutatu utazigera gutamaza n'umwe gusa, Yesu Kristo. Nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho, bose bakakuvaho, hari umwe utakuvaho. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo ugukunda kugeza ku ndunduro. Yesu, ubwo ngufite ndishimye, ubwo mufite mfite byose buri munsi. Amen. Mugire icyumweru cyiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.